none twabateraniye ahangaha ni ukubaza Yuda amaze iminsi ari kwivovota. Yuda amaze iminsi ari kurega umwami Yesu. Yuda, watubwira mu ncamake icyo uri kurega umwami wawe Yesu? ndabivugaho. Umwami Yesu ikintu cyatangaje, numvishe yaravuze ngo yasize amasomo muri Bibiliya ko ndazabona ubwami buhoraho. Mumumbariza impamvu ndabona ubwami buhoraho. Niba narashoje umwana we ndi na muhimari, abivuge pe. Umwami Yesu, karame. Umwami Yesu, karame. urukumva amagambo ushinjwa n'umukozi wawe Yuda. Ibyo Yuda akurega urabivugaho iki? Yuda yukwakura intumwa tinigeze namwakuze. Mu ntumwa 12 nakuje, Yuda ntinamwakujemo. Mumubaze nimba naramwakuje. Yuda, ni koko warizanye? Ni koko narizanye. Umurimo warukeneye abakozi. Umwami Yesu, karame. ni koko Yuda yaje kumugira neza umurimo warukeneye abakozi? Yuda ntiyazanywe n'ubugira neza. Byaranditswe ko nzagambanirwa. Tukiryambwira abigishwa ati uwo turi buruza akaboko mu mbehe ntuzangambanira. Shira akaboko mu mbehe mpurizamo na Yuda ukuboko. Yuda, ntacyo ubivugaho? Ni koko byarahanuwe ko Yesu azagambanirwa kandi sinjye wabivuze. Tukirya aravuga ngo bari huriza akaboko mu mbehe ngo ni uzamugambanira. Mu bigishwa 12 habura n'umwe wakoramo. Ndavuga kundu Yesu ambaga ngaturisha akogwe n'isoni. Ndavuga ndi byashoboka bipande bishuke turi bununu. Nibwo na Yesu ngora mu mbehe mu bwego bwo kumumwarura kugira nabisi batazavuga ngo Yesu yavugaga ibintu bidashobokaga. Niyo mpamvu nge nakoze mu mbehe, ahubwo Yesu niyo mpamvu namumwaruye. Mwami Yesu, gira ico ubivugaho kuko ndi kumva Yuda yaragukundaga. Yuda ntiyigeze ankunda. Yuda angurishije ibice by'ifeza 30. N'abasirikare baje kumfata ni Yuda banyeretse je ntibari banze. Yuda, icyo Yesu avuze urabivugaho iki? Yesu narinzi ko ashobora byose. Icyatumye mfata amafaranga, Yesu yakuriye mu kanzu imwe, yarafite ikanzu imwe. Ndavuga akamfata amafaranga mugurire ikanzu. Ikindi umurimo warukeneye amafaranga, agari garasigara nayafashisha abatishoboye. None Yuda, ko wari umugurishije iyo kanzu yari kuyambarira he yapfuye? Mwami Yesu narinzi ko ashobora byose. Ba Pilato bamufataga ng'umuntu usanzwe. Naye ndi kugira bereke imbaraga z'Imana za nyazo zijya za oji. Mwami Yesu ko mumumbarize niba atarashobora byose kugira bamufate. Yuda, nakubyuna aratsinda wewe. Kamera unanitabye karame. Yuda. Naho ubundi shiri cyo nzanaritaha. Uratsinda ku buryo bwawe. Bazayo nibuye abari abamareka bazambwira kundu. Mbega hinanye zagufasha. Mbega waho watsinda. Mwami Yesu, Karame. ni koko wari ushobora byose? Yego nari nshobora byose. Ni ukubera iki wemeye ko bagufata? Ntawuzi gisitaza kuza. Ariko ukizana azabona ishano. Yuda, urabivugaho iki? Ndabivugaho. Yo ndabikora byari kuzakora nde? Yo ndabikora umuntu yari kuzacungurwa nande? Yo ndabikora uramurinzi yari kuzahumuka gute ko yaragwaye isaja mu maso? Ahubwo ngwiye umudari waka wishimwe kubw'igikoko cy'ubutwari nakoze. Nandi uri kubyumva mu cyamanza. None uwo muntu wari ugwashaza mu maso ngo ntamwumvishe ninde yitwa nde yararihe? Igihe babambaga umwami Yesu ku musaraba, ubwo yaramanitse ku giti hafi umunsi bari guye kuza mu icuraburindi, ubwo bacumitaga Yesu icumu mu rubavu, amaraso y'umwami yavuye mu rubavu Yesu Kristo atarukira ku murinzi ari wahise ajya mu maso arahumuka arega ayamaraso atavuye ntabaho kubabarirwa. Amaraso ya Yesu arakiza, n'umwana w'umuntu yacunguwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Yuda, niho wacunguye Yesu umwa. Bwa kabiri nitabye karame. Vugira amen. Amen. Vugira amen. Niho wacunguye Yesu. Ijuru sijanje. Ngope. Muceceke we. Wacunguye umuntu si Yuda, wacunguye umuntu ni Yesu. Ukunyumva? Mwami Yesu,
Yuda ko abajenge atabikora byari kuzakora nde? Ibyo Yuda avuze hari icyo urarenzaho? Yego ndabivugaho. Yuda nta bugingo buhoraho azigera abona. Mumumbariza akimara kungambanira nkicwa. Nyuma y'urupfu rwanje hakurikiyeho iki? Ukimara kubona umwami Yesu apfuye hakurikiyeho iki? Jewe ubwo urukundo nakundaga umwami wanje Yesu nabonye amaze gupfa ndavuga ibikundanye birajana kaniyahure nanjye mfe kuko ibikundanye bijana ni urukundo rwinshi namukundaga. Yuda ko wapfuye ukiyahura Yesu byarahanuwe ko azagambanirwa akicwa agapfa. Urupfu rwawe rwahanuwe nande? Wiyahuye uyoboye ko kwiyahura ari icyaha? Yesu ko Petero yamwihakanye inshuro izo 3 ntabwo yababariwe ndaza ko yanditse muri Bibiliya kazabona ubwami buhoraho tena kafite n'imirongo zo bamusomagaho ngiye kwera iki batansumaho imirongo biteye agahinda papa. None ko Petero yakanye Yesu koko gatatu ngo kwikari kinshuro 3 ko yasabye imbabazi we wazisabye nde? Imbabazi akoko narakibagiye ko gusaba imbabazi. Yuda urubanza rutangiye kukugarika Utangiye kumvamo watsinzwe ahubwo ndi oya muraperereza mwumve hepfo bari kure mu muntu ntabwo bangishije inama bari guhanura kundu Yesu azagambanirwa agapfa ntabwo bangishije inama ariko nje nibaza inama yo mwijuru yateranye ikaba igakubita igiterane ko ari kibagiye guhanura nanjye ngimbanureho nje uzagambanira Yesu ari nje watangije ibintu. Yuda yaramaraso biramukwiriye. Yuda urakagwinyo Birakwiriye. Yuda nibeke urakagwiye twinikaga. Ni iby'ukuri. Yuda niweho wikishije agasuke ndambise. Yuda Ni iby'ukuri. Yuda nibeke Ni iby'ukuri. abugingo boruteze wanyana y'imbwa. Ni iby'ukuri. Usa na Satani twe ni Satani. mucamanza mundekuze mbereke njewe ntabwo muzi ijambo ngiye kuvuga. Waratsinzwe nta cyogereka wanye. Jewe niba natsinzwe Ntabyo kuvuga. murekere mwumve niba ndemera urubanza ndajurira rero. Urajurira he? Itonde. Twitonde iki? Njyewe Yuda Kanyara njyewe Yuda wagabanyaga amaturo asuke ndambise. njereka mbabwire kagwinyo nje nagambaniye umwami Yesu kagwe kugasa. nje nagambaniye umwami Yesu kanzwe inyana y'imbwa y'umucamanza.